ni iby'agaciro kuri wowe ufunguye iki kiganiro cyacu, kuko tugiye kukubwira ibintu byinshi utaruzi kandi by'ingenzi mu buzima bizagufasha kubaho muri ubu buzima umeze neza kandi unatekanye. Twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se twagiye twumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se tugiye tuzi ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari ibintu ngiye kubwira akanya ni bya bintu ushobora kuba utakura neza muri ubu buzima ugasanga ubayeho nabi by'iteka ryose, ubayeho urigreta mu buzima bwawe bwose, nyamara utazi impamvu, nyamara ugasanga ni imyanzuro 5 ariko kuba warafashe neza ubuzima bwawe bukagenda neza. Ibi bintu ngiye kukubwira ni ibintu 5 uzirinda gukora mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuhagira ubuzima bumeze neza, ubashe kubaho uri wa muntu udahora uregreta, ubashe kubaho uri wa muntu wishimye mu buzima bwawe, wishimanye na famiye yawe, wishimanye n'inshuti zawe ndetse n'abakuzengurutse bose, kandi ukabaho utera imbere, ukabaho mbese muri make ushimwa n'Imana kandi ndetse ushimwa n'abantu, kandi nawe ubwawe ubayeho unezerewe, ubayeho wacivinga goal zawe kandi unabayeho wumva nta kintu wicuza ufite. Akanya tugiye kureba ibintu 5, amakosa 5 ugomba kwirinda gukora mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba wabaho umeze neza, ndetse ubashe kuba wabaho uticuza, cyangwa se muri makeya nyine udafite intimba ku mutima, cyangwa se udafite pressure, ukora utuje nta kibazo. Dore ikosa rya mbere ugomba kwirinda mu buzima bwawe, cyangwa se abantu benshi batajya bakora kandi nyamara ari ingenzi mu buzima: udasobanukirwa intego n'ubuzima ushaka. Mbere na mbere menya ngo ndashaka ubuzima buhe, umenye ngo nimba nshaka ubuzima buhe birasaba ko ngira izihe ntego. Buriya ni byiza gukorera ku ntego, uko igihe cyose ukoreye ku ntego nicyo cyagiye wiyevaluwa, ukamenya ngo ese ko ntayigezeho n'iki ntakoze, nyine ukamenya ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ariko mu gihe cyose ukora nta ntego ufite, nicyo cyagihe nyine uba umeze nkaho ntacyo uramira, icyo nakora cyose ntacyo bitwaye, nyine uyu munsi uko bwije bimeze ntacyo bitwaye, nyine nta kintu uramira. Ariko igihe cyose ukorera ku ntego ubuzima bwawe bugenda neza. Ubundi kubaho nta ntego cyangwa utazi icyerekezo ushaka bituma niyo habaye amahirwe atunguranye utayabona, cyangwa se utayabyaza umusaruro. Ubundi ni byiza gushyiraho intego nini kugira ngo imigambi yawe, cyangwa se kugira ngo nihanaboneka ya occasion cyangwa ya mahirwe ubashe kuyakoresha neza. Ni byiza kandi no kugira imigambi ihamye yo kuba uzacivinga ahazaza. Ikosa rya kabiri ugomba kwirinda mu buzima ni ugutinya gutangira, cyangwa se gutinya guhirika intambwe. Nimba ushaka guranninga business wigira ubwoba, nimba ushaka kwiga gukoresha ikintu, cyangwa se wenda nko gutwara ikinyabiziga gukoresha ikindi, wigira ubwoba. Irinde ikintu cyitwa ubwoba, irinde gutinya gutangira ikintu icyo cyose, kuko buriya baravuga intambwe 100 zihera ku ntambwe imwe. Rero gira ikintu cyitwa gutinyuka muri wowe cyo gutangira, cyangwa se wiga gutera intambwe, witinya guhirika intambwe, tera intambwe. Buriya abantu benshi bapfira mu byo batekereza, kuko batinya gutsindwa. Ukumva ngo ukora iki kintu ese nibyanze byagenda bite. We igihe cyose ugomba gutinyuka ikintu cyitwa gutsindwa. Buriya hatsindwa wagerageje, igihe cyose uryamye ntabwo uzigera utsindwa. Ariko buriya gutsindwa bigufasha kumenya mistake wakoze utayisubiramo utaha ku ikintu ukagikora neza. Ntabwo kubona umuntu watsinzwe inshuro 2 atsindwa n'ikintu kimwe. Buriya gutsindwa ni isomo, ariko kwitinya niko kubuza abantu amahirwe menshi. Gabanya kwitinya, tinyuka, wumve ko gutera intambwe ari ibintu bibaho, wumve ko ari ibintu biri normal, wumve ko ari ikintu ugomba kugira intego mu buzima bwawe, wumve ko nyine gutangira ikintu cyose witekereza negativity gusa, ngese byanze, we gitekereza na positivity, uri positive, ibintu byose utekereza ko bishoboka. Icyo kintu nacyo igihe wagikemuye rwose nta kabuza uzabaho neza, kandi uzaba wacivinga goal zawe neza. Ikintu cya gatatu tugomba kwirinda, cyangwa se gituma abantu benshi babaho nabi, ni ukutamenya gucunga igihe n'amafaranga. Buriya baravuga ngo time is money, igihe niyo mpano ikomeye cyane dufite kuri iyi si. Igihe nimba ugira ngo ndakubeshye, wabibaza nk'umuntu umaze nk'amezi 3 muri koma, cyangwa se uzare nk'umuntu wafunze muri gereza akamara imyaka 25. Buriya urebye ukuntu usohoka isi yo hanze yaragusize, usohoka ubona utazi ahantu uri ngo hameze hate, nyine bibona ibintu byose ari bishaje. Buriya igihe nicyo kintu cya mbere ufite. Menya yuko ubuzima bumeze nk'igitabo, kandi page ntabwo wemere kuyisubiramo kuyisoma.
niyo mpamvu rero ugomba kuyisoma neza utibeshye ukirinda mistake yose, kuko ntabwo uteze kuyisubiza inyuma iyo page. Niyo mpamvu rero n'igihe cyose ubonye amahirwe yose ubonye yakoresha neza, igihe n'Imana ikomeye dufite. Kandi ikindi, niba ubonye amafaranga menya kuyakoresha neza, menya kuyapangira, gukora budget, umenya gukora saving. Buriya igihe cyose uzi ko ufigira umushahara cyangwa uzi ko ujya uburyo ki bwo amafaranga ariko ukaba utajya ukora saving, umenye ko iryo ari ikosa rikomeye cyane uri gukora, unaryirinda ubutaha. Nimba wumvise iki kiganiro hera ubu ngubu, nyaboneka niyo wabika 100, niyo wabika 50, ariko amafaranga ageraho akazagira icyo agufasha mu gihe kizaza kandi utamenya. Niyo mpamvu ikintu cyitwa igihe, ikintu cyitwa amafaranga ni ibintu ugomba kwitaho cyane. Buriya guha amafaranga agaciro cyangwa se gucunga igihe neza ni inkingi z'ubuzima bwiza. Ubyanze ubyemeye, ibyo bintu ni inkingi z'ubuzima bwiza. Igihe ucunga igihe cyawe neza, amafaranga yawe wakoresha neza, icyo gihe nta kabuza ugomba kugira ubuzima bwiza. Gusesagura amafaranga no gupfusha ubusa igihe nyaboneka bituma umuntu ahora mu mvururu no guhora mu gihirahiro, kubera yuko mu gihe upfushije amafaranga yawe ubusa, ushobora kuyagira kandi ukabona ni menshi, ugatangira ukumva utangiye kuyasesagura, kuyakoresha ibitari agaciro. Ejo amaze gushira uzabona byinshi wakagombye kuba warayakoresheje, cyangwa se igihe nyaboneka uzinde kwicuza igihe waba wakoresheje nabi. Ibyo ngibyo byumvikana neza wibaje nk'umuntu wasibiye. Buriya abafite ubuhamya bwa cyagiye yapfushije ubusa, ubuhamya yabuguha neza. Ikintu cya kane, ugomba kwirinda kugendera ku bitekerezo by'abandi kurusha ibyawe. Buriya nta buzima busa nk'ubwundi, ubuzima bwawe n'ubwawe, wowe ni wowe ntabwo ugomba kugendera ku wundi. Rero nimba undi muntu afite goal yacivinze bitewe n'ubuzima bwe, bitewe n'ibyo akunda, bitewe n'imbaraga z'umubiri afite n'imbaraga z'ibitekerezo, witekereza yuko nawe ugomba kuzacivinga goal nkize. Oya, baho wowe, izera ibitekerezo byawe kurusha iby'abandi bose. Ahubwo fata bya bitekerezo byawe ubashe kuba wenda wabisangiza undi muntu w'inararibonye cyangwa se wemera agufasha kumva nimba ibyo bintu bishobora kuba byagerwaho, ariko witekereza kuvuga ngo nzakorera kuri ra bitekerezo by'undi muntu. Mbere na mbere generating ibyawe, kuri ibyawe witekereza kuvuga ngo muragendera ku by'abandi. Iyo umuntu ahora yitaye ku by'abandi bavuga cyangwa batekereza, Banyarwandakazi cyangwa se n'abanyamahanga mutwumva, atakaza umwihariko we, kandi bituma ahorana ubwoba bwo kwibeshya. Umwihariko wawe nicyo kintu cya mbere gikenewe. Buriya nk'Abadventiste barabizi, hari motion ivuga ngo we are chosen to make a difference. Twatoranijwe nyine kugira ngo dukore itandukaniro. We kuri itandukaniro ryawe, sinzi impamvu wumva ushaka kubaho gukora ibyuriya. Buriya ni nk'ikintu abantu benshi bajya bibeshya ukumva ni urugero, ariko ngiye kubaha uko umuntu avuze ngo ntabwo nzi kuririmba kuko ibyo kanaka uriya aririmba ngiye ntabishobora. Kanaka rero ni ijwi rye, yamenye ijwi rye. Nawe rero koresha iryawe, ibyo byawe nyine nawe niryo ryawe bikoreye, ahubwo wige kurikora neza, kuko kanaka ni ushaka kuririmba nk'ibyo cyangwa gukora ibintu nk'ibyo, biriya n'umwihariko we. Nawe rero icyo gihe ntabwo uzamenya umwihariko wawe ngo ni uwuhe. Niyo mpamvu ukora ibyawe nyine, uniqueness yawe uyikipinge, kuko ni yawe nyine. Igihe cyose uri kwigana iby'abandi niho handi uzabaho uhora mu gihirahiro, ukabaho ubabaye, kubera yuko baravanga ingendo y'undi iravuna. Kuko igihe cyose ushaka kwigana undi muntu nta na rimwe uzigera ubishobora 100%. Rero igihe utabishoboye nta handi uzahora ubabaye, ukumva nyine ubayeho nabi. Ariko nimba nyaboneka, nimba ukora ibintu byawe ku giti cyawe, ukumva ko uniqueness yawe ari iyawe, ugendera ku bitekerezo byawe, uzacivinga byinshi. Ikintu cya gatanu nyaboneka, ikintu cya gatanu kinakomeye, ni ukunanirwa kwita ku mubiri wawe no ku mutwe wawe. Nituvuga umutwe wumva mu bitekerezo, ntabwo turi kuvuga inyogosho cyangwa se gukoresha imisatsi. Mu bitekerezo buriya umubiri nawe ni impano ikomeye nyaboneka. Umubiri uratenguha, umubiri utawufashe neza, umubiri uragutenguha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umubiri uzawangiza uti, umubiri ushobora kuzagenda kwishora muri bwa busambanyi ugasanga ukuyemo sida. Nyaboneka mu gihe ufite sida ubaho ubabaye, nyaboneka utazajya ubona abantu ugakwibwirisha ngo ndayifite ngo use ko mfata imiti imeze bite. Abura muntu abaho ababaye kuko aba yaratakaje ubudahangarwa bw'umubiri we. Indwara yose imugezeho imuca intege, imwicaza hasi. Ikindi biriya depression, kuvuga ngo uhora ufata ibinini, uhora ujya gufata imiti, kumva ngo isa nakoze inama ngirwa neza napfa. Nyaboneka biriya bintu bitera depression mu mutwe. Ubuzima ni ikintu gikomeye. Ubuzima ushobora kubukoresha nabi, ugatuma amafaranga yawe yose ubona ugiye kuyaspendinga kuri bwa buzima. Ushobora usanga warishoye mu bintu bigiye bitandukanye, ibiyobyabwenge, amadabi, gusambanya. Biriya bintu byica ubuzima. Niyo mpamvu ubuzima ni ikintu ugomba kurinda. Ntabwo watekereza neza ufite ubuzima ufite ikibazo. Oya, ntabwo sindi kwiyumvisha uburyo umubiri waba ukurya ukamwa ngo urabona
umwanya wo gutekereza cyangwa ibitekerezo birajya hamwe byicare bituje ngo bitekereze ibintu bizima. Biragoye. Niyo mpamvu ugomba kurinda ibitekerezo byawe n'ubuzima bwawe. Mu bitekerezo buri ikindi, irinde abantu baza birirwa kujya mu bitekerezo, abantu bagomba kwinjizamo propaganda zipfuye, abantu bakwinjizamo ibintu bipfuye, ibitekerezo bipfuye. Nyaboneka ibindi bintu wenda byica ibitekerezo, harimo ibintu bya betting, hari ibintu bya pornography, ibintu byinshi nk'ibyo ni ibintu byica ibitekerezo. Ugasanga umutwe ntabwo ukiri step, ntabwo gishobora gutekereza neza, ibitekerezo byataye umurongo, ntabwo nyine watekereza ibintu byabasha kuguteza imbere. Niba ubonye nayo amafaranga kugira ngo uzatekereze ibintu wayakoresha bizima bizabyara ayandi, biragoye. Niyo mpamvu ugomba kurinda ibitekerezo byawe n'ikintu cyitwa umubiri wawe, kuko ni ibintu nabyo by'ingenzi. Kwita ku buzima ni ingenzi, kurya neza, gukora imyitozo ngororamubiri, izi siporo n'ibindi, kuryama bihagije. Mwirinde ibintu byo kuvuga ngo uryamye mu saa sita ngo urabyuka saa 12 uri ku mbuga, uri kuri telefone, uri kuvugana n'abantu, uri ku mafilime, ibyo bintu byose byirinde. No kuryama bihagije buriya nabyo ni ingenzi, at least ku muntu mukuru amasaha 8. Buriya niyo nk'ababiologist tubona yuko ayo masaha 8 niyo ingenzi. Nanone kuvangura yarengeje buriya nabwo nta kintu uri gukora rwose. Amasaha 8 niyo ku muntu mukuru, nyine umuntu mukuru, iyo tuvuze umuntu mukuru n'umuntu ufite imyaka 18. Ayo ni amasaha meza, amasaha 8. Kuyarenza rwose uri kwiruriza ubusa, kuvuga ngo ndarushye cyane shaka kuryama ugahita uryama ngo umusoze, ibyo kwiruriza ubusa. Aho ingenzi yabaye yandi 8, cyangwa se kuyajya munsi, nabyo uba uri gukora ikosa rikomeye cyane. Kwirinda imihangayiko itari ngombwa ni byiza cyane, kubera yuko iriya mihangayiko itera stress, ariho hashobora kuva za stroke, guturika kw'imitsi y'ubwonko, ugasanga uyisupfa burundu. Kwirinda guhangayika cyane ni byiza cyane. Udashyira ubuzima imbere bituma n'ibindi byose bitagenda neza. Iyo wumva ko ubuzima bwawe atari yo mpano ikomeye ufite, cyangwa se atari cyo kintu cyo kurindwa cya mbere ufite mu buzima, bituma n'ibindi bintu byose bitagenda neza. Nta kintu cyagenda neza ubuzima butari kugenda neza. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Ubuzima ni ubwa mbere, ni ibyo kintu cy'ingenzi ufite cyo kurinda n'ibitekerezo byawe, kuko ubu ibitekerezo byapfuye. Ibitekerezo buriya ni nka vora y'imodoka cyane. Siniyumvisha uburyo imodoka yagenda itagira vora, sinzi ahantu waba uri kuyobora. Ibitekerezo rero bikontorora umubiri wose, buri ubwonko bwangiritse, umubiri wose ujye umenya ko buriya wangiritse. Buriya rero ibintu bitandukanye nkubwiye n'ubasha kubyirinda, ukabikontorora neza, ubundi ukagerekaho n'ikintu cyitwa gusenga. Buriya gusenga ni ikintu cy'ingenzi. Ibintu byose ukora nakubwira ngo ujye ubiragiza Imana. Imana niyo mugenga wa byose, Imana ishobora byose, ujye ubishyira mu biganza by'Imana. Niyo ari ibintu bitanu nkubwiye rero, niba ubyirinda ukabasha kuba wabikoresha, wabikosora, nta kabuza uzabaho neza. Mwibutsa ngo nimba ureba ibiganiro byacu utarakoze kuri subscribe, reba hasi ukande subscribe, kuko buriya ari wowe uba wifashije, ari natwe uba udufashije. Ubwo ikiganiro cyose dushyizeho urakibona kandi cyakugira akamaro, kandi natwe udufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nkomeza no kubabwira ngo mukomeze kugubwa neza mu gihe muherereye hagiye hatandukanye, kandi turabakunda. Murakoze cyane.